bipfira bikarangira mukoze ishyano. Iyo bakubwiye ngo bireke, bari abantu ni bakuru bafite amakuru tudafite, n'inzego z'iperereza bivemo ko mushobora kuzashiduka noneho na bya bikorwa byabaye binini kuko byabaye na bibi. Rero ngewe ikintu navuga buriya ikino kintu cyabaye kuri Bruce Melody cyakagombye kubera n'abandi bose isomo. Yego, nimba koko ukuntu yasubije Minisitiri utuma twishima, ni umuntu ukomeye muri uru Rwanda. Minisitiri utuma twishima yakoze amakosa avuga yakoze amakosa, noneho se wabimenye, noneho ahubwo agiye gukora brand ya Big Energy. Iyo brand rero noneho brand y'imyenda noneho ya Big Energy yacuruza kuko yita ko bafitanye ibibazo bose, kuko ubuyobozi burabazi. Yego abo bantu babicaze babaganirize bavana bya Murungi Sabe. Turimo turumvikana abantu bibasiye abantu bose bahise Sabe yambaye ubusa. Ubu abantu bose baribo baramwota, ntago ari Big Energy yamwambuye ubusa. Turimo turumvikana ibintu bikorwa Isimbi yagiye Murungi Sabe yagiye akora bibi byanze kuvugwa, ariko igihe bihagaragariye akadefo kamwe abantu bose baturitse baravuga. Yego kubaha ikaze abakurikira DTL TV Rwanda, amahoro y'Imana bane namwe. Tukaba turi kuri DTL TV, abaho turarikira abataratangira gukurikira DTL TV kuba baza bakayikurikira bagakora subscribe, share and comment kugira ngo tumenye ko turi kumwe. DTL TV ni televiziyo nziza, mutangire mudukurikirane, aho musanga ibiganiro byinshi bitandukanye, iby'ubusesenguzi, ibiganiro bitandukanye byinshi cyane murabisanga kuri DTL TV Rwanda. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umusesenguzi wacu Dontori Innocent Marcel dos Santos. Ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi tukaba twifuje gusesengura ku bintu bijyanye, ngewe hari ibintu mfiteho amatsiko bitandukanye, aho bijyanye na Yago cyane cyane. Bya bintu njyaho nangiye kwiyumvamo ko bya bintu hubwo byayaga ari udutsiko. Nge niko ndi kubyumva ubu ngubu kugeza iyi saha, aho dusanga Minisitiri utuma twishima, aho dusanga ari kuvuga kuri Yago na Yago agatangira kubivugaho akavuga ati ngewe ntago ari udutsiko. Minisitiri nk'uko ari kubivuga, ibyo bintu ngiye byatangiye kumbera urujijo, nkaba nifuza yuko umusesenguzi wacu uyu munsi ibyo bintu abigarukaho. Ahandi hantu mbona ko ari udutsiko naho turi gusanga nka muri Iwacu Muzika Festival, aho Bruce Melody atanga intero abandi nyakirizo yayo bikaza kugasanga ngo Yago ariho handi mvuga ngo Yago ntago ushobora gusanga bya bintu ari udutsiko nkuko biri kugaragara. Ese nka Yago wari kubivuga akavuga ati ngiye ntago mfite abafana, mfite abakunzi, we nk'umuntu w'umusesenguzi mukuru ubyumva gute bira bintu aho dusanga Yago bira bintu nagusha gusanga ari udutsiko koko? Sinzi nimba wenda ikintu mwito udutsiko icyo ari cyo, ariko ngiye ndimo ndabona barimo bapromotinga Yago ahubwo kurusha uko bakagombye gucecekesha bino bintu birimo biba. Kuko iyo urebye neza urasanga mu by'ukuri igihe byatangiriye, igihe Yago yatangiriye kuvuga bino bintu, igihe yatangiye kugaragaza ko byibuza hari ibintu birimo bimubangamira kandi yifuza gushyira hanze. Nkuko twagiye nagiye mbigarukaho inshuro nyinshi, bino bintu nkuko Yago arimo bisobanura, biragaragara ko akenshi n'ubufana, ni fanatisme. Gusa iyo fanatisme wenda ishobora kuzamo ikindi kintu wenda kitari cyiza mu gihe gishobora kuba cyakoreshwa nabi. Ariko none ubwo turimo tubona aho bigeze ubu ngubu nta kimenyetso na kimwe kirimo kigaragaza ko ari agatsiko pe. Nta muntu barimo bibasira, nta muntu bigeze bagirira nabi. Uwo babwiye kuri social media bisanzwe bakavuga nabi Yago cyangwa bakavuga nabi undi muntu Yago yagize, baramusubiza nyine kuko ni abafana. Uko impamvu bano ni abafana ba Yago, ntago ari agatsiko. Urugero bifatika, ese abafana uvuze n'aba bafana ba Bruce Melody gitangaza ntago bashobora kugusubiza. Abo bafana ba Bruce Melody rero ntago twebwize sana go turabona abafana ba Bruce Melody. Igitangaza fans ntabwo bazi, ibisumizi se ntabuze bose ndabazi. None se ibisumizi uvuze nabi Riderman bakorohera?
oya ntago bakora none se ubu ngubu uvuze n'aba ba Joe Twins groupe yabo barahari wabavuga nabi bakorohera ntago bakora none se ntabo tuzi bandi bafana ba Magic the Black ntibahari se abafana barahari abantu benshi cyane kandi uvuze nabo umuntu bafana baragusubiza impamvu rero ndimo mvuga ko barimo bapromotinga ibintu bye kurusha uko byakagombye kubaho we icyaharanira nuko we nimba yarababajwe aravuga ati musabe imbabazi mugaragaza utwo dutsiko twanya ahubwo we aravuga ati utwo dutsiko twagiye tureyari ahantu mwagiye mukora mutugabanye mushyire hasi show busy igire gute ibiya twese ahubwo uragaragaza ko Yago ahubwo arimo ashaka kugira ngo ibintu bihinduke kandi ko kurabona ko intego ye yayigezeho asa aho ngaho tugarutse kuri Magic the Black Magic the Black yagaragaje abantu ntiyigeze wajya mu bintu bamwibiye YouTube channel yiwe ariko nago yabikurikiranye cyane Magic the Black nimba tubyibuka neza yagiye kuri Empire ndumva ari Empire avuga uburyo ibintu byiwe uko byagiye bigenda uburyo abantu bagiye bamugambanira ese ko abo bafana ba Magic the Black batigeze bigaragaza nk'uko abayago bari kwigaragaza ariko tuhantu tuvugira ibyo bintu ko ashobora gusanga ari udutsiko ari iki abafana ba Magic the Black nta kintu bige na reaction bagaragaje kuri icyo kintu ariko izisa imitima y'abantu n'abantu tutari tuzi bose turi gusanga bari kuvuga kuri Yago kubera icyo ari ibi ngibi abanyarwanda babyumve abanyarwanda babyumve ntago abantu bose ngewe inosa ntago uko ntekereza nuko nkora ariko wowe ukora ntago ariko nundi azakora yego harimo abantu bitwa bahisha mu nda ibi bintu bishobora kumubaho akanyenyemba akaca ku ruhande akigendera akaberereka yego ariko na Yago nimba avuga ko yari amaze imyaka 4 aba muri ibyo bintu byaramufashe uyageze igihe aturika aravuga yego kandi n'umuntu wari usanzwe ubana nabo ubuzima bwa buri munsi none muragira ngo nyine akora iki muragoregira ngo avuge iki icyo agomba kuvuga ni ukugaragaza bya bindi byose byamubangamiye kuko nabo ntibahwemye kumuvuga turumvikana icyo gihe rero nimba we yaraje agahita yivugira ati noneho ngewe nzanye positive energy big energy please stand up yego abantu bashaka guharanira ukuri bumva ibyo ndimo mvuga bumva ibyo nkora bakumva babyishimiye cyane ko yari umusitari n'umuntu wari usanzwe ukunzwe n'ubusanzwe abantu bagahaguruka bakamushyigikira bigahurirana n'uko aba arimo avuga n'ubundi basanzwe n'ubundi bafite image itari nziza muri bagenzi babo ibyo nibyo byagiye bitiza umurinda ahubwo noneho baba big energy barazamuka urugero nimba aje akavuga ati ngewe isimbi isabe murungi bimeze gutya yamuvuga ejo agahita ahura isabe ukabona bihuriranye nuko yagiye kwiteretera umugore w'abandi yasimbutse ibikuta sibyo akavuga Bruce Melody nawe akajya mu gitaramo akajya kuvuga ibintu kuri Jaras TV akavuga ati uriya muntu mumureke ni igicucu akamwataka kandi nawe yari yamuvuzeho icyo gihe aba big energy babafana biwe bazahita bavuga ati koko bya bintu Yago yavugaga nibyo kuko na Bruce Melody yatukiye umuntu wacu ku yindi cana yego ni nacyo kintu cyahugurukije abafana mu gihe yari arimo muri Iwacu Muzika nyine nk'uko watangiye ubivuga ni Iwacu Muzika Nyagatare abantu nyine Bruce Melody akajya hari akavuga kibranse uko yari asanzwe akora abafana be bibitangaza bagasubiza asanga hajeho n'abafana ba Yago noneho baje yego igihe ateye inyikiriza ikaba Yago igihe ateye inyikiriza ikaba big energy ase nkawe ibyo bintu iyo turi kubikurikira uko Bruce Melody yateraga hakikiriza abo bantu ba Yago ari baba big energy ase ibyo bintu kuki nimba wenda twarabikurikiranye neza Iwacu Muzika Festival iri kuzenguruka ubu nibwo bitangiye iri hafi gusoza bitangira Nyagatare ariko abantu twebwe nk'abandi bantu turi gutekereza ati si handi hari kuvuka twadutsiko si handi biri kugira biri kuzamukira ibyo bintu mwebwe uri kubitekereza gute ubyumva ute kuba byatangira Nyagatare kandi Iwacu Muzika Festival imaze kuzenguruka ahantu hagera muri 3 kandi ibyo bintu bitarigaragaje none kuki Yago binatabitangaje 2023 kuki murungi sabe
atagaragaye ku itariki 30 z'ukwa munani yagiye kwa Ngwino. Igihe kigira igihe cyacyo, ibintu bigira igihe bikorerwa. Ntago rero kuba bavuga ngo ari Nyagatare wasanga ariho hari abantu benshi cyane ahubwo bafite ijwi ryumvikana. Yego bakaba ariho byavugiwe. Kandi nurebe n'ikiganiro Yago yarayakoze nimugoroba yavuze ati ahubwo biracyaza ati ahubwo munsaba imbabazi nimutazisaba imbabazi byanyu biraza mindura. Wasanga finali zabera hano Kigali ba Big Energy bazaba ari bose, ahubwo babyitege, ahubwo abantu batangire bashaka uburyo bwo gukontorora iyo situation, sibyo? Naho ubundi nta nubwo nge mbishyigikiye rwenda ko bagira ikibazo, ariko kuzomera umuntu udafana ntago ari ibintu byadanje. Ngewe ndi umufana w'umupira no mu buzima busanzwe n'ahandi kurenza bino bya showbiz, sibyo? Ariko si ubwa mbere ikipe ijya abafana bajya gukina umukinnyi yaba ari hariya bakamuzomera. Ibyo ngibyo biramutse bibayeho Cristiano ntiyaba atagikina umupira, baramuzomera. Hari nabo batera n'amacupa maze hanswe bano banavugaga ngo Primus bagasubiza Yago. Ibyo turabyumva cyane, ariko ahantu mbitekereza mwijya mu mujyo umwe n'abantu runaka, ahubwo nabo bashaka kugira ngo bakuze ikintu bakigaragaze nk'aho ari ibintu biri big deal. Nge ndimo ndabona ahubwo abantu bamwe na bamwe bataramenya showbiz, bataramenya entertainment, bataramenya gukontorora abafana. Yego ibyo gihe stade zafungwa kubera ko bazomereye Cristiano. Bazafunga stade ko akomesi bamuzomereye, Mbappe bamuzomereye, bazafunga stade se? Ntabwo ibyo bintu bibaho. Ifanatism ibaho, kandi fanatism igomba kwibasira uruhande udashyigikiye. Ahubwo nawe nimba Bruce Melody nawe abibona, ahubwo nawe nakangurira ibitangaza, bazaza ari benshi, ijwi ry'abavuga Yago ntiryumvikane. Ibyo bintu rero iyo tubitekereje wewe nimba uri gukurikirana neza ibi bintu bya Yago, we nta kindi nge ku bwanjye hari ikintu ntago mbishi, nta muntu n'umwe ngewe kuri Bruce Melody n'umuhanzi, Yago bose barakomeye bose n'abastar kandi bafite abafana babo. Ikintu njye ndi kuvuga, nimba turi kubona umwana ufite nk'imyaka 2 umwe utangiye kumenya kuvuga, ababyeyi batangiye kumukamera ari kuvuga Big Energy ku ishuri, ati ngende umu Big Energy. Ibyo bintu nta kintu mwumvamo ko bishobora kuba abana bari gukoreshwa muri ibyo bintu, kandi abo bana batakabije. Abo bana yagarima abo bana bari gukoreshwa n'ababyeyi babo n'abantu babaruta. Nge nicyo kintu ndi kumva. None se n'ubwa mbere ubonye kuri stade ko naguherengura nk'urugero za football, kuri stade ntago hajya abafana b'abana bari kumwe n'ababyeyi babo. Abo bana rero ni cya kintu abana bagendera mu mujyo w'ababyeyi, nta kibazo nibashaka bagenderemo. Ayo matiku ibyo bintu Big Energy turi kumvize sa ariwo ngewe natangiye kumva irino zina murimo murashaka iri zina impamvu nimba tureba murimo muramuhafemo atakagombye no kugira. Yago nimba wabonye ukuntu yasubije Minisitiri utuma twishima, ni umuntu ukomeye muri uru Rwanda. Minisitiri utuma twishima yakoze amakosa avuga, yakoze amakosa. Impamvu ngiye numva ko nta ari amakosa yakoze ni nk'amakosa. Ayahe makosa rero umuvugizi wa RIB yakoze? Gufata abafana, umuntu wita abafana badafite agatsiko n'akantu na kamwe ukabita agatsiko. Iyo niho kandi namwe muvuga ngo na agatsiko, nuko bimurangira Dr. Bimurangira Thierry yabivuzeho, yewe umuvugizi wa RIB yabivuzeho, nuko uyu Dr. utuma twishima Minisitiri w'urubyiruko yabivuzeho. Niyo mpamvu namwe mugomeza kuvuga koko ari agatsiko kagamije iki? Mujye mwongeraho agatsiko kagamije iki? Agatsiko rero hari umuntu kagambiriye kugirira nabi. Ako gatsiko rero hari umuntu kagambiriye kugirira nabi, kari gusenya ibindi bikorwa by'abandi. Ibihe bikorwa karimo gasenya, mu rugero rw'ibikorwa karimo gasenya. Nagwereka ibintu ari gusenya, ari gusenya izina ry'abantu. Irihe zina? Nimba ninde yatatse utaramwatatse? Ubwo se nago twebwe tujya ku Yago yagaragaje, ntago ajya agaragaza negative side yiwe. Buri gihe Yago agaragaza positive side yiwe. Nubundi nta muntu n'umwe utagira negative side, aranabivuga. Ariko nimba tubona Yago yaragiye ngo Titi Brown ngo yarafunguwe ngo ni ngiye muntu none ntiyamusabye imbabazi. Reka nkubaye ntiyamusabye imbabazi. Nago Yago nk'umuntu ufite ubwenge, umuntu ukomeye tuzize isaha tubona yabaye umuntu ukomeye yazamuye, nago ugomba kujya kwirata ibigwi.
ibyo bintu nimba se warakoreye umuntu neza ni gute wigaragaza kugira ngo ugende uvuge gutya. Ariko bro, ibi bintu narabivuze maze igihe kinini mbivuze na mbere yuko ibivugaho nari nabanze kubivugaho ngewe na mbere abantu bakurikirana DTL TV bashobora kubibona ikiganiro cyabanje yego. Ariko kuvuga ngo bino bintu ngo byarabaye ngo bino bintu bimeze gutya ngo bimeze gutya no way. Ibyo bintu rero bivugira iki? Gira neza wigendere, ntabwo ari gira neza ngo nshimwe. None se reka mbanze nkubaze, yego, iyo umuntu yakugiriye nabi wowe ukora iki? Njyewe umuntu aramutse angiriye nabi kuko nta kintu na kimwe. Ubufasha Titi Brown yabuhawe bumwe yabuhawe mu buryo buri kashe, ubundi abuhererwa kuri social media. Yego turimo turumvikana. Ibi abantu bose yatatse yabatakize kuri social media kuko bose niho habagaburira. Niho ni nayo mpamvu bose iyo bagiye kwisobanura baza bakisobanura kuri mikoro zabo. Kandi izo video bashyizeho zirabahemba, YouTube irabibahembera. Yego bose arimo arabagabura, ahubwo bakagombye gushimira Yago kuko yatumye abantu murarya. Abantu bari gukurikirana we izisa ikintu ngiye mbona Yago. Reka mvuge bino bintu gatoya. Yego, aya makosa ari makorwa azatuma ahubwo abo bantu bitwa ba big energy biyongera kurushaho. Uko bino bintu mugomeza kubivuga, urebye nka comment bashyize kuri post ya Yago yashyizeho kuri iyo scene yabayeho ya Bruce Melody, urebye kuri comment ziri kwa Dr. Utuma Twishima n'ibyo Dr. Utuma Twishima Minisitiri w'Urubyiruko yatangaje kuri X, urebye comment warira. Yego, kuko barimo baratanga ukuri ahubwo. Bivuze iki? Nimba noneho batangiye no kugaragaza ko Minisitiri ibyo arimo avuga ahubwo yakagombye gusaba imbabazi nawe. Bivuze ngo ntabwo yakagombye kubivuga muri buriya buryo. Ijambo Minisitiri yashyizeho nakunze cyane nuko nyuma yaho yavuze ngo ndagufana Yago, urabizi nagiye no mu gitaramo cyawe, please rwose nimba hari n'aba big energy bawe babafana baye bahari bashaka uburyo baranja duhure tuganire ngira ibyo mbakosoramo tugira ibyo twumvikanaho bagomba gukora show busy imere neza. Iryo niryo jambo yakagombye kuba yarabwira urubyiruko mbere. Ntago yakagombye kuba yarabwira urubyiruko ko aba big energy ari agatsiko gashobora kuzavamo ibintu bibi. Ntago ari iteganyagihe. Ntago hano bagomba kuzamo iteganyagihe. Bano bantu bagomba kwegerwa bakavugirirwa neza kurenza uko babatiza umurindi wo gukora ibintu bitari byiza. Yego, naho nibagomeza kubasunikiriza ahubwo mushobora kuzashiduka noneho na bya bikorwa byabaye binini kuko byabaye na bibi. Rero ngiyewe ikintu navuga buriya ikino kintu cyabaye kuri Bruce Melody cyakagombye kubera n'abandi bose isomo. Yego, nimba koko aho kugira ngo Yago baze bamwatake kuko ko barimo babona ko bano bantu babo Yago arashyigikiwe kandi bafite ijambo. Yego ndasaba abantu ahubwo ko baba silent bagavuga makeya ntibatake Yago kuri social media nonaha, kuko nawe uko bamwataka niko azayataka n'abandi, niko agomeza azabataka nabo. Yego, ubu nk'abantu bakuri iki kiganiro yari yakoze nimugoroba avuga kuri bino bintu bya Bruce Melody, wenda turaza gushyira n'abafana baze kumva ibyo ari byo. Ariko mu by'ukuri nawe ukuntu yaje kubitangaza n'ukuntu yasubije Dr. Utuma Twishima amusobanura ko atari agatsiko na Dr. akaza kubyumva. Yego, nimba yaje kubyumva ni sanse y'umubyeyi no kutagira ngo ahangane na Yago kugira ngo amucururutse. Ese abandi bo ko Minisitiri yaciye bugufi akumva Yago ibyo avuze, abandi bo baciye bugufi bakavuga bikeya bahubwo bagashaka ko baganira. Bano bantu ko babanye muri social media bose ari abasiniya, ubu babuze ukuntu bahura. Ubu Yago yabuze ukuntu ahura umuntu wahuza Yago na Isimbi na Irene na ba Briane na bande bakabahuriza hamwe nk'abantu bakuru bakaganira bagatorera umuti ikibazo kigakemuka aho kugira ngo bagomeze bashyushya abantu. Niyo mpamvu rero mbivuga nimba ushaka kwataka Yago ubwo watatse aba big energy nyine nabo barakumerera nabi. Sasa ikintu nasaba bano bantu bose bavuga rikijyana, bano bantu b'abayobozi, bano bantu bakomeye, ngiye ikintu nabasaba ni kimwe rwose, bashyira umupira hasi bashake inzira zishoboka zose zatuma bano bantu bose Yago yagiye ameshoninga aho mbere
babahuza baba umuhuza wabo nk'uko Dr. yashatse ko ashaka kuba umuhuza wabo, rikayoye kuba umuhuza w'aba Big Energy, ahubwo avuga ati abafana ba Sabe barahari, abafana ba Ngwino barahari, abafana ba Brian barahari, abafana bande barahari, afate abo ba promoteri bose yego abahurize hamwe, yego batumize Yago bavuge. Yago nibwo buryo bwonyine uzamucecekesha, kuko nge nagizemo ikikango, kuko yavuze ko noneho ahubwo agiye kwataka bya nyabyo noneho abantu b'abapromoteri ndetse n'abategura ibitaramo bya showbiz hano mu Rwanda. Yavuzemo abahanzi bamwe na bamwe benshi batabona stage, kandi koko abafana wajya kubibona, wenda nanjye sinari mbizi, ariko urebye nka Juno Kizigenza, kubona Juno Kizigenza atabona stage, ntabwo avuga ko atagira hit, yego ntabyo ibyo avuga, ariko kandi akabisobanura ati nyuma yaho avugiye ko muri showbiz harimo akazu. Kuki abantu bakomakomeye muri bashaka gufata akantu kamwe ka showbiz bakakagira karima kabo? Icyo nicyo Yago arimo yanga. Nimba rero avuze icyo kintu abantu bagahita babona ko gishobora kuba ari cyo, baraza kwataka abantu rero kugira ngo bano muntu bagire, aho kugira ngo aze kwataka n'ibigo bikomeye bitanga amafaranga muri bino bitaramo, yego bitangire kwatakwa nk'uko buriya Rega na Primus nuko itabibonye, ariko buriya Primus nayo yatatswe. Buriya Primus yatatswe nimba brand ambassador wabo bari kumuvugaho, usibye kumuvugaho ajya kuvuga ngo Primus, bakavuga ngo Yago. Primus isibaye Yago gute? Bivuze ngo Primus buriya nayo yaziwe, ahubwo buriya ishatse nayo yashaka uburyo yaba umuhuza. Yewe utararengaho hari ikintu ndi kwibaza, ese Yago nta kintu cyo kubona ari kurengera? Yago ntago ari marengera, ibyo arimo avuga ni mu burenganzira bwe, kereka ahantu nigeze kuvuga ko ari marengera. Iyo agomeza gutukana ntavuga ibintu bifite ibimenyetso, nimba rero bihari bose bakaba baramuvuze mu buryo, ariko kuki Yago ari we mushaka kugirikaho amakosa? Yago impamvu ndi kuvuga ngo njye yararengera, Yago nimba ninde muntu yishyuye? Niye timu yashinze ya WhatsApp abamo ngo irahari Big Energy irahari group, bose baje nyuma. Big Energy ni group ya creatinzwe, nimba ari umuvandimwe we sinzi ukuntu bimeze, avugamo gake gashoboka. Iyo group irahari Big Energy ivugirwamo ibintu bya Yago, kuko iyo group nimba uzagerageze no gushaka umuntu yirimo, iyo group uzanyemo ikindi kintu kitari kuvuga kuri Big Energy bakurya remove. Nanjye izo group ndazizi, niya Papa cyangwa irahari, niya Papa cyangwa irahari, udashobora gushyiramo ikindi kintu kitari kitereye na Papa cyangwa. Ibisumi zirahari, igitangaza irahari, aba Jotwins barahari, aba Isimbi barahari, ba Clara TV barahari ubu ngubu. None iyo groupe kuki ya creatinzwe nyuma y'isaka? Ahubwo nanjye ndashyiramo niyanjye ahubwo. Kuki iyo groupe yaje gucreatingwa nyuma y'isaka? Iki ni ikintu nshaka kukubwira. Nimba kurikiye Twitter ahubwo noneho se wabimenye, noneho ahubwo agiye gukora brand ya Big Energy. Iyo brand rero noneho brand y'imyenda noneho ya Big Energy yacuruza kuko yamaze gufata izina. Ariko ngi ikintu ndi kwibaza, nimba Yago atangiye kuvuga kuzanamo umugore wa Bruce Melody n'abana, nimba akurikiye Twitter ye ibyo bintu ngenda kurikiye n'ikiganiro, si ukurengera. Ntago yarengereye nuko mugiye kubizana n'ibintu bitari byo. Umugore wa Bruce Melody ntago ari umuntu ukunda kujya mu itangazamakuru. Reka mbikubwire neza, wabonye babiposting. Niyumviye ikiganiro cya Yago cyamaze isaha n'iminota nacyumvise cyose. Utubwire kuri ibyo ikintu yavuze kuri babivuze ngo yavuze ngo nimuze umugore wa Bruce Melody n'abana be nubaha na Bruce Melody ibintu yagezeho, nimuze kugira ngo njyewe Yago natatse papa wanyu cyangwa se natatse umugabo wawe. Ibi bintu turimo we mu mutima we azikosa yankoreye. Yego rwose ndabasabye, iwe yararimo asaba umugore we n'abana be ko bataza gufata nkaho arimo yatakase. Yego kubera ibintu byabaye, arabasaba ko baza kwihangana, ahubwo nabo nimba hari ikintu babyumvamo baze gufasha Bruce Melody, aze kugira gute, aze gusaba imbabazi Yago nk'uko abivuga ati wowe ikintu ikosa wankoreye urarizi mu mutima wawe, n'impamvu wanyisimbwa kuri Jaras TV urayizi, impamvu wanyisimbwa ko nta mwanya umfitiye.
ndakwatatse akunda kuvuga ngo I'm talking to you, I'm talking to you. None se ngiye hari ikintu ndi If kwibaza. you don't know. Iyo saga ibintu bya Yagura bikurikirana, ariko se nimba Ngiye bose ndabakurikirana. Nimba Yago agenda akavuga ngo yahaye amafaranga Chrisizi, sibyo? Chrisizi ni umuntu uri muri Wacu Muzika Festival. Chrisizi Kenisoro we yarabyemeye, yarayampaye ndayarya. Chrisizi yaravuze ati byo mubireke sinanamushaka ubu nibwonje. Kuki Yago atari kwataka Chrisizi ahubwo akaba ari kwataka Bruce Melody? Nuko Bruce Melody buri we bafitanye ikibazo gikomeye. Nimba Yago Bese arimo arabashakaho hiti. Chris iyo ngiye Yago se arimo arashaka ari gushaka hiti kuri Bruce Melody. Reka rero Yago yabivuze ibyo ngibyo nabyo. Nta hita arimo amukorera. Itonde gato nsoze. Ndakumva itonde gato nsoze kuri icyo kintu. Nimba koko Yago ari kwataka abantu bose bagerageje kumurwanya. Kuki atataka Chrisizi kandi yaravuze ngo yahaye Chrisizi amafaranga, Chrisizi ibyo binakabihakana kanavuga uti mumure ko sinanamuzi nibiki. Asoje kwa kundi ubusoje. Ariko se koko atamuzi. Aramuzi. Ariko se kuki Chrisizi ibyo bintu bitarukije Yago nakomeza iyo saga ya Chrisizi ahubwo agakomeza saga ya Bruce Melody? Icyo nicyo kibazo ngende kwibaza kuri niwe bafitanye ikibazo gikomeye cyane buriya. Kuko undi we na amafaranga wenda ibindi biye ntashaka no kwiteza nashaka no kujya muri man none hanga nago wajya muri mu mujisho umwe na Yago. Noneho bano bahanzi batoya ntago bajya mu mujishi wa Yago pe. Yago afite umunwa uryoheye abafana biwe barimo bamufana. Rero aho nawe uri gukoresha ijambo Yagatavuze. Yago yavuze ngo nago mfite abafana, mfite abakunzi n'abafana bose. Kuko ni none birimo hano. Yavuze ngo yavuze ndumva ikintu yashubije Dr. Utuma Twishima. Yavuze ngo point of correction. Yitwa Big Energy. Bigatangira mubona ari movement ntoye. Iyo ni speech bikarangira bibaye Dr. Utuma Twishima revolutionary idea. Bikarangira wabipfira. Bikarangira mukoze ishyano. Iyo bakubwiye ngo bireke bari abantu ni bakuru bafite amakuru tudafite n'inzego ziperereza bivemo. Usirete ubisha ari ibintu abaswahili bajya banga usirete ubisha. Sawa noneho reka icyo nashaka kugira hano kuri no post yanditse ngo point of correction yaragiye gukosora ibyo minister yavuze. Ngo bwana Minisitiri Utuma Twishima Big Energy nabakunzi b'ibikorwa byanjye akazi nkora kitangaza makuru ndetse n'akumuziki nabakunzi banjye. Turimo turumvikana. Ntabwo ari agatsiko nk'uko mubibwiye abo mubereye abayobozi ari bo rubyiruko. Icyitonderwa ikibazo kiri muri showbiz nyarwanda cyarabananiye none ninjye ubaye icyasha. Ikibazo abanyarwanda bafite ntabwo ari Big Energy murimo gushakira ikibazo aho kitari murakoze. Yego hano rero aravuga ko afite abakunzi. Iyi poste yindi yakoze yo kuri ntuza kuri kwa Bruce Melody. Kwa Bruce Melody aravuga ngo wait and see, tegereza urebe n'ibindi bitari ibi muzabibonesha amaso yanyu kandi amatwi yanyu azabyumva. Igihe utarasaba imbabazi ibyawe bizagenda ubireba, bizayoyoka nk'umuyaga nk'umuyonga, kandi narabitegetse mu izina rya Yesu mugira ngo ni brag. Icyitonderwa na bagenzi bawe bumvireho aba Big Energy, let's go Big Energy, stand up. None icyo kintu nimba yagatangiye gutega abantu, none yagatangiye gutega ngo tegereza urebe. Urumva watari kagatsiko nimba umuntu ari kuvuga ngo tegereza urebe kuki ari gutega abantu iminsi ase ko yumva ko iyo saga itagiye kurangira. Ase nimba we abonye usibye Bruce Melody kuba yaragiye akavuga ngo Yago ngo akamutuka kuri Jalas TV, Bruce Melody n'indi post ajya akora kuri Yago. Ese Yago we nimba yaragaragaje ikibazo afite, ese tushatse kuvuga ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu abantu bahari hari ibintu badakora? Ese kuki Yagatatuza ko yagaragaje ikibazo cye bakamufasha? Ese Yago yakigaragaje akagaruka muri uru Rwanda nk'uko ari kubivuga ngo Rwanda ni igihugu cyiza ajya kunze ngo papa yaragikoreye mama we yarakibyariye? Ese Yago yagarutse mu gihugu bagakemura ikibazo gihari? Nimba ari abajyanwa mu nzego z'ubuyobozi bakajyamo, nimba ari abajya mu nzego nyine bakajya mu nzego uko buri kosa buri muntu yakoze akajyanwa mu mategeko, k'amategeko y'u Rwanda hari kandi agomba gukiza ibyo bintu, aho kugira ngo bya bintu ngiye impamvu nemera ko
Minisitiri utuma twishima Yago ibintu byakoze Yego. ni ino ni narabivuze ni ikintu bita ino ni conflit d'intérêt Yego nimba baramwatakiye kuri social media bakamubuza abakunzi be bakarinda iyo batangira kuvuga ko anwigira bakamwima buri kimwe cyose bamwe akabatumira mu gitaramo kiwe launching album ntibazi urimo urabyumva bakamubuza bakamwatakira ku bitangazamakuru bitandukanye mwebwe muragira ngo abatakire mu bucamanza kubera iki kandi ibyo ngibyo amakuru mfite nuko ikirego cya Yago kuva 2010 2021 gutyo na kabiri ikibazo cya Yago muri RIB bari bakizi Yego bari bakizi Yego bose batumijweho abo yagiye mentioninga bose kuri social media hano bose bitabye RIB turimo turumvikana bitabye RIB ku kibazo cya Yago Yego ni naho mpamvu navuga ngo ikibazo cyarabananiye kugikemura Yego bituma iyo ngomeza guhohoterwa none ubunangi natangiye naje sasa with positive energy ntabwo ndimo nshaka kuba umuvugizi wa Yago ariko ngiye icyo ndimo nshaka kuvuga ni kimwe please abantu bakurikirana bino bintu bareke gutiza umurindi bino bintu bya Yago hato wa mugani wa Minisitiri atazasanga abaye umuhanuzi bikazava mishyano tukazasanga umuhanzi agiye kuri stage bazanye n'amabuye baramuteye Yego kugira ngo rero ibi bintu byirindwe suko bataka Yago ahubwo nuko bahamagaza abantu bose bafite aho bahuriye n'iki kibazo cya Yago bano bantu bose bafite aho bahuriye n'ikibazo cya Yago bakicara hasi bakaganira ntago mbivugire ku Yago gusa n'ikibazo cyerekeye na Sabe n'abandi bantu ino Ego rero hari inama mfite nagira nkuko nakomeje mbivuga ibintu kubitiza umurindi ni ikibazo gikomeye let us stand up together reka twese duhagurukire rimwe Yego ahubwo abantu tureke guhaguruka dushaka kurwanya Yago ahubwo duhaguruke dushaka kumugira inama duhaguruke dushaka ko avuga kugira ngo babantu avuga bumva bamwumvire koko noneho mu buryo buri positive kuri societe yose muri rusange ikimwe rero mu bintu bishobora gukorwa ni kimwe cyonyine nuko bagomba kwicaza Yago nabo bafitanye nabo yita ko bafitanye ibibazo bose kuko ubuyobozi burabazi Yego abo bantu babicaze babaganirize bavana ibintu by'ibishiti hano ku mbuga nkoranyambaga abantu sibyo bashaka uburyo ki abantu rwose babaganirize nkuko Minisitiri yabivuze abafate bose bashyire hamwe ababwira ati no show busy ko mushaka kuyangiza bimeze biti baganirize batorera umuti ikibazo hamwe nibamara kuwutorera hamwe ikibazo kizakunda nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko nta muntu n'umwe uri hejuru y'ikintu runaka ariko nibagomeza kwataka Yago mu buryo ubwo aribwo bwose Yago azabataka kandi n'aba big energy bazabataka sindagura nta muntu ndimo mvugira ngiye n'inama it is just an opinion niba bitagenda gutyo nta kintu na kimwe ubwo bimera gutyo mubyibaze ko ariko bizarangira so please ibi bintu tubikore mu buryo buri professional Yego ibi kibazo abantu bafitanye ibibazo babikemurane hagati yabo ejo tutazabona umuhanzi agiye kuri stage bakamutera amabuye bitazava urugomo uzavamo urugomo kuko ntago ari Yago uzafungwa wateye amabuye niwe bazakanyaga niyo mpamvu n'aba big energy nabo ndimo nshaka kubabwira aho muherereye hariho hose reka nanone dushake ibintu biri positive nanone dushake entertaining abantu ariko nanone ntitubizanemo ibintu by'uburakari bukabije byadushora mu byaha Yego byadushora mu byaha nko kwibasira gutukana ibyo byose tubireke ibyo byose babireke tugana ku musozo ngiye ikintu kuri ibyo bintu ubundi yisaga twari tuzi ko ari ikintu kigiye guhita kirangira ariko turabona ari ibintu bikomeye umunsi ku munsi ni episode ubwo se muravuga atarazana nyine abo ngabo bategura ibitaramo abo bantu ngagiye kuzana ati Bruce Melody wait you risima nyine ni ibintu byinshi turi kubona abwira abantu ngo bategura ibitaramo ngo ari abantu baryamiye ariko ibyo bintu tubigarutseho gatoya turi no kugana ku musozo wewe ubona ibintu Yago abana bari kuzamuka mu muziki zisaba turi kubona
ubona atari ibintu biri kugiye guhagarika abana mu gukora imiziki kandi ari ibintu byakabinjirije ejo hazaza. Ubona u Rwanda tutagiye kubura abahanzi kubera isaga oya ahubwo ino saga ya Yago igiye yambitse ubusa abantu bategura bari muri showbiz hano n'abahanzi bitwa ko bakomeye. Yego ahubwo ndimo ndabona Yago ahubwo yaciriye inzira bano bana bato nkuko yari yabivuze ati ngiye simbasaba stage ariko muyihereje umwana araza agakora indirimbo yitwa Bana Shafi ivagaze miliyoni 10 na zingahe ariko kaba nta stage mu Rwanda afite. Umwana nk'agatunda ubwo ni Afrique araza agakubita indirimbo zikamamara cyane ariko ntushobora kureba stage ye mu Rwanda sibyo kubera abantu bamwe na bamwe ba Juno Kizigenza nuko nguko sibyo abahanzi bamwe na bamwe batoya bose babuza ama stage. Yego ahubwo gihe kirageze ko ba abantu ya mentioninze batwereka ko ibyo Yago yavuze atari ibyo. Ba bantu bahita bagati bino bintu yavuze sibyo reka duhereze bano bana stage badusubirishe mu buryo buri positive. Bano bana rero barimo bazamuka ahubwo bagiye kuzakurira ahantu noneho baba senior barimo bashaka nabo bumva bafite inkomanga ku mutima yo gufata ukuboko babandi batoya bakabazamura. Urabona tubonye umwana tubonye nka Bruce Melody agiye kuri stage azamuye umwana uri muzamuka ko ari muzamuka why not abantu batabyishimira. Wenda sinzi ikintu wakurikiranye kuri biriya Yago yavuze kuri Bruce Melody byo kuvuga ngo Australia ngo urabona ngo bunatanga ruswa nagura abantu najya kubahanze wajya nko muri Canada Bruce Melody rafite bitaramo ariko ngo arabatangiye kuvuga ngo byahagaze n'amatike barimo barayasubiza. Ibyo bintu turi kwegera ku musozo ariko nta hantu bibone na Big Energy. Ibyo bintu turi kubibona gute? Ibyo bintu wowe uri kubibona gute nimba ibyo bintu bitangiye kuba ko abo bari abakunzi ba Yago kuki batigaragaje ubwa mbere ibitaramo bihagarika nuko yabivuzeho nyine abantu bashobora kubifata ko Big Energy ari byihishe inyuma ariko so ubwa mbere ibitaramo bihagaze by'abahanzi abo hanze oya so ubwa mbere kamo nanone kandi kubona ngo wenda Yago aravuga ati ngiye ninjya no muri Amerika bazano bazagumaho ntago nzagura abantu bo muri Canada USA Afrika y'Epfo Australia n'ahandi hose ntago nzabagura sibyo nimba bose atazabagura nyine bivuze ngo ahubwo abantu barimo baramukurikira. Ngewe ikintu ndimo nshaka kuvuga bashaka ikintu cyatuma Yago abura uruvugiro. Kubura uruvugiro rero so kumwataka muri public. Kubura uruvugiro ntago ari ugufata Yago ngo bamufunge. Ntago ari ugufata mu Big Energy umwe ngo bamufunge ngo abera kandi akarorero. Oya nkuko ribu ifata igisambika ikatangaza ati dufashe kino gisambo n'abandi bose barebereho. Ntago ari cyo kizakemura ikibazo cya Yago. Ikibazo cya Yago kiri hagati y'abantu bakora umwuga umwe. Bakora ibintu bimwe kandi byaragaragaye. Ntago ari kuri Yago ntago ari we wagaragaje ibya Isimbi. Ntago ari we wagaragaje ibya Murungi Sabe. Turimo turumvikana abantu bibasiye abantu bose bahise Sabe yambaye ubusa. Ubu abantu bose baribo baramwota. Ntago ari Big Energy yamwambuye ubusa. Turimo turumvikana ibintu bikorwa Isimbi yagiye Murungi Sabe yagiye akora bibi byanze kuvugwa ariko igihe bihagaragariye akadefo kamwe abantu bose baturitse baravuga. Yego buriya hari nakandi Bruce Melody nawe kazageraho noneho bavuga ahubwo ibirengeje biriya birimo biraza. Turimo turabona abantu batangiye kutagira ubwoba bwo kuvuga kuri social media. Rero ikintu cyagabanya zino saga zose zirimo ziba nuko abantu bazamo mu buryo buri polite nk'abanyabwenge nk'abasaza. Buryo umusaza ntago asakuza ntago avugira hejuru nkuko ndimo mvugira hejuru araza agacengera hariya agafata abana akabakubitira mu gafuka hariya hasi ku buryo ibintu bitarenga urugo. Naho ubundi ugiye kuvuga ibintu bibera mu ngo ibintu bibera ahantu runaka muri company muhehe byaba ibintu birebire cyane sibyo. Rero kugira ngo bitaba ibintu birebire it is better yuko abantu bakuru bashaka uburyo bagabaturisha bino bintu. Murakoze cyane kabisa ngiye ndumva ari bwo buryo bwonyine. Murakoze kubana natwe ku busesenguzi mubashije kutugezaho munagira inama ba Big Energy. Ibyo bintu biba bikenewe muri societe yacu kuko hari igihe nk'ibyo bintu abantu